iminsi ku gitsi natize street ibyo nkora njye wenda bizi iminsi ku yindi impinduka beast Batman n'ubusizi urabura ubwenge clipa utakare 6 feet tuba turi mwenge we all my niggas dushaka iyo ntsinzi focus of vision mama yambwiye kutishinga ishinzi nafashe ka distance kuca the busy gukundira ibyisi no silver spoon had to take up the staircase got end up at first place I pray to the big man on church day they ain't gonna handle this earthquake Batman money business mana ni business dollars on top of dollars the swagger them chicks sweat hey flex this giddy the swagger them chicks sweat mani tuze maze mureba bana bakorera road checks bakome mbatobe mbatose baboge bashone babonje bazamura imitwe mbakura amakode mbasibe nka gome abahungu bashonje ntibakirya amabakatiye konje ntibajye n'izi nsazi zuvu zigira imana zitaziguhanga go let's get happen post to niggas on beat hose kwisi tuzabagota tutitaye ku ndimi a boss la black diddy my bank account for the digits leg swinging flex spin go let's get icyo cyane kibyinshi buri baby saweri mbyinira neza muhereza inoti hoze nasty shibo mu chocolate bonuri sweet wana bashaka threesome kuri bed maze nturabura ayo magiz ngembo na buri nini kuri hips cyane gitwara ubwenge magiz smashing power nigaramiye kuri telegrama sacyenda zijoro urabyo gukora uze kubona body yo gupoza melody nyinshi muri tete fifi twahuriye muri fete for them that they lompe ni sate chuga zose mutezi fate go give it happen the post to niggas on beat horse kwisi tuzabagota tutitaye ku ndimi I'm bossed up like Diddy my bank account full of digits leg swinging flex spinning brr bow yeah for sure Ngiye igihe natangiye music yari muri 2015 yari muri August niwo munsi navuze ngo ndastatinze urumva umunsi wa mbere nagiye muri studio yari muri August 2015 hanyuma music ntago nayizi music yari mu Rwanda ngiye nayizi music yo hanze sujone yeah na music yari ihari for sure music yanjye nagiye first time I went to the studio yari 2018 yeah 2018 itandukaniro rya old school na new school hari man new school nyine old school nyine old school new school like fresh new rappers amazing lyrics dope videos and a whole new crowd hip hop nago yigize hip hop ubundi yari music y'aba underground mbere ariko hip hop isigaye taking over for sure ninsazima nago apfa kuyupdatinga ubona go apfa kuyupdatinga utari updatinze n'ubundi bisaba kuba uri umuhanzi nyine uri creative ugendana nyine n'ibiri kuza iyo bishoboye birakorwa iyo utabishobora uguma nyine muri kata zawe nyine za kera old version nenshi you know the vibes trap ntabwo ari yo yonyine new vibe new school irimo drill na trap irimo nyinshi rero like ibintu aba young generation bafite ni ibintu nyine birenze aba old generation batari bafite ko mbere yari ukuza ukaririmba nyine amaganya kugira ngo ufate abantu n'ibikindi njyana y'umujinya ariko ngo ni flex nukuririmba nyine ibintu real life yeah and nyine the life we live nyine like na creativity irimo tu the new school bafite like mindset iri open bafata n'ibintu byo hanze bagashaka uburyo babihinduramo ibintu by'abanyarwanda tu mu kinyarwanda tu yeah so like bari gufungura imitwe y'abanyarwanda we changing the game no cap game changer no cap
rirahari rya danje man. Man nyine ukumva the way J Polly flows ntago ari cyo kimwe nk'uko K Shot flowing. Like nyine J Polly ni old school, agwamo old school nyine tu hip hop gusa, ariko K Shot he does music, ntago akora nyine hip hop za kera tuntu ushobora. No hip hop, like yeah, we do music. Music niyo yaba ari zuki Music tone yayiflowingamo nayiflowingamo apana injyana z'umujinya kuko dusigaye turirimba injyana z'ibyishimo. Injyana z'umujinya zahindutse injyana z'ibyishimo. Ibyishimo bya bindi twifuza kubaho apana ibyo twavuyemo. Slang nyine bari kuri zikaraga, ariko nyine slang ni za street. Ni za street uzarebe fresh buriya slang bataranamenya uzagenda wumva cyane. Ni za street baba barazikubise. Ibishego nyine barabikora ariko nyine like twebwe tubikoze hari difference. The new school versus the old generation. Haracyari the difference. Ibishego nyine niyo mpamvu babyise ibishego na music ntago zisa. Niyo uzumvishije muri ekuteri wabyibwira. Yeah, for sure, for real, no caps. Wakoze kera warakoze neza kabisa, turabona bashimira, ariko respect. We got a new vibe, we got the new producers. Yeah. Shout out to Prozet, shout out to Joe Cash, shout out to Kina B, OG, shout out to Danny Beats. Yeah, shout out to Kenny Pro Beats. All them producers, like, OG. Yeah. Niba jena Diesel last naranenze tananiki. Man, aba producer bakoze kera barahari, bafite experience, bafite ibintu banyuzemo nyine, like they made even enough money. Yeah. Urumva baragafashe birenze, ariko like advice nabagira nuko batakwifata kubyo bamenye, ariko bahuza na new generation kugira ngo wenda bashobora kumva nyine new generation ni ibintu biri easy, ari ibintu biraho shina easy, ariko bakeneye izo knowledge nabo kugira ngo bafate new generation. That's the shit. Bariyemera man, babumva barakoze bora nyine zirenze tu TONE bariyemera. Yeah, for sure. K Shot nta lebo zari zaza mu Rwanda nzima nizikore zigira. We work as a family. Ni umuryango wibumbiyemo abahanzi b'impano. Bloods, like brothers. OG. Like Love Sound ni umuryango. Buri mu artist urimo ari independent. Yeah, for sure. Buri muntu wese ari independent. Yakora ibyo yumva ashatse tu. Akora ibyo yumva ashatse. Kuri music iyo twahuje muri Love Sound ntabwo ari n'abahanzi gusa, harimo aba director, aba photographer. Yeah. Barimo rero hari ufata amafoto, ushinzwe kweditinga, aba artists bashinzwe gukora ibyabo. Yeah, bakora ibintu byabo. Aba producer boroza bakadroppinga bagatwika basupportinzwe, like ni support, like Love Sound ni umuryango urimo aba creatives bose. We support each other. Yeah. Birikora. Everyone is independent. Everyone is independent, kandi kugira ngo dukorane like ni vibe nyine twahuje, turakorana kandi nta makimbirane. Tutitaye ku mafaranga cyangwa birikora tugahuza, niyo yaba ari amafaranga tukabikora tukasangira kandi mu buryo bukwiriye, nta makimbirane. Twebwe dukora nka family, ni nkuko twabikubwiye, we don't care about money. Nago money arizo ziza imbere byatari ku buryo nyine arizo twakitaho cyane. tuzi turashaka gukora
bakadukunda bakumva ibintu byacu tu. Yeah. Ntakina foot ariko muri relax time ndiruka like kwiruka jogging. Yeah, biraho. All I do is music. Nta kindi man. No muri siporo na music. Same shit though, ntago ndeba foot cyangwa ndeba bako. Music. Numva like ari waste of time. Ahubwo nshobora kubikora aho kugira ngo mbirebe abandi babikora. Njye kwandika ngiye mbanza kureba nk'ibintu mazemo iminsi tu, nkareba n'ibibora ngomba kugeraho, bora nk'izo tu nkaba ariyo zo nandikaho, nkavuga nyine real life ibintu nyuramo, ibintu bibaho nubwo atari giye waba wabikoze tu. Hari udustori twinshi ngiye tunyuraho kabisa nkaturirimba. Same shit ariko nyine emotions zawe nyine muri make ureba muri emotions zawe ibintu nyuramo, ibintu ubona. Yeah, nibyo. Tubinyuramo fo baranabivuga cyane ariko iyo uri umwere nta kintu cyakubaho man kimeze nka gutyo. Ari neza nta kintu waba. Bibaho kuba artist gufungwa. Sindafungwa particularly ariko gufungwa bibaho. Yeah. Ariko ntabwo ari kuba artist gusa, ni kuri buri muntu wari we wese byamubaho. Umuntu wari wese byamubaho. Ibyara man. The move when we're trying to hit the belly, someone had to boy. Yavuka man umwana se wow. Someone had to boy. Meaning like biterwa na situation urimo. Hari uwamubyara, hari n'utamubyara. Wowe reba situation urimo. Ukareba niba uri mubyare ngo ubashe kumuhandling. Niba utari bumubyare bitewe nyine na situation urimo to. Like urareba if you was making this man ntabwo tuba nyine ibyo twifuza turabibona tu. Nta yindi collabo twakwifuza ngo nyine ngira twumve ngo ngirarenze n'ubundi abari muri ba bantu bacu tu. Ari baririmba ba Kevin ba K SHOT abantu nk'abo man. hari abantu benshi mwakorana mugakora hit ariko nyine like twebwe hit tuzikora nyine twebwe nk'abavandimwe turuzuzanya. dushobora gukorana hit, dushobora gukorana na 2-tone hit mukatwita aba upcoming ariko tukatwika. The same time nkuko nshobora gukorana na Bruce Melody hit nayo igatwika ariko nyine like nago ari ibintu umuntu yasara nyine asarira 100% to dushobora kuvuga ngo umugiye ndashaka gukorana nawe na we got family, we got each other. Iyo mukorana nyine muri benshi muraza music for sure. Yeah. Kandi mugakora music irenze kuko muba mufite the whole generation abantu bose muri iyo age. Yeah. Ariko Bruce Melody like kuko ndi kumuvuga kuko ari we umuntu wenda navuga wenda umuntu uri influent mu Rwanda to. Babishyuriye ziriya ndirimbo njye n'icyo nabivugaho cyambere barazishyurira bakaziplayinga hariya zikirwa zinyuraho. Ntabwo bazi indirimbo playinga streets kandi streets zirabyumva uri kumva like nyine ntabwo ari kubivuga nabi ariko ntabwo we don't need them. We got each other, we got a family, now we work together like tuzakomeza dupushingana like we gonna get viral and shit yo. Itangazamakuru twararivuze like twaryirukanseho none icyo gihe cyararenze rero abingizi badukina
batadukina we don't need them We don't no need more. we don't need them badushira muri award kiss award whatever batadushiramo It is what it is, it yo. is what it is tuzagafata They flopped. man nta nama nabagira bo bazi nibo bafite experience kuko njye nta experience nibo bafite experience nta nama nabagira ariko Bakora ibintu byabo. naribimo Bakomeze babikore tu n'iki wenda bizongera. there is no hatred Bizongera bi coming up n'iki. Mwako niba dushobora kugafata nta support nyine imbere cyane half a million with no support. let's go let's get it Ni banger after banger. abanyarwanda bitege music banger after banger after banger after banger ibintu batari bumva mu Rwanda mu buzima bwabo kandi We got a lot of videos on the way. Hariyo bita Boko dropping as soon as possible. Like this week or next week, we are dropping. And ndi kumwe na K SHOT Kevin naririmba na Zed. OG Iyo ngiyo irajya viral babyanga babyemera abadukunda badushyigikire. ibyabo For sure. Let's go.